hanyuma kubakora bajyanye n'amabuye y'agaciro harimo uwikorera n'ubikuriye gusa nta muntu uri mu mabuye y'agaciro nagira ngo umubaze turaza uri buvuge nagira ngo mbabaze percentage bavana muri Kongo y'ibyo bacuruza baza kwibuka batubwire ni bingahe biva muri Kongo ni bingahe biva Nyakubahwa Perezida wa Repubulika murakoze cyane kuduhereza uyu mwanya ngo tuganire no kuduha uyu mwanya ntabwo ari uguhereza uyikosore bisubiremo habaye iki ikibazo ndakizi dufite ibyuma bibiri habaye iki bigera gutinda muri birebe habaye iki ikibazo ni iki ntabwo turakizana Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ariko habaye iki kugira ngo binanirane ikibazo ni iki imyaka yose Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni icyuma habaye iki kugira ngo icyo cyuma kinanirane cyo kuba gihari The Zoom TV 24 kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The Zoom TV 24 hanyuma kubakora bajyanye n'amabuye y'agaciro harimo uwikorera n'ubikuriye gusa nta muntu uri mu mabuye y'agaciro nagira ngo umubaze turaza uri buvuge nagira ngo mbabaze percentage bavana muri Kongo y'ibyo bacuruza baza kwibuka batubwire ni bingahe biva muri Kongo ni bingahe biva asante sana murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika twakire Madame Alice mu mabuye y'agaciro ngo aturuka muri Kongo angana iki Urakoze cyane Sandrine ntabwo dukeneye amabuye ya Kongo kugira ngo dutere imbere imisozi yacu irimo amabuye icyo dusabwa cyonyine ni ukumva agaciro kayo tukabishyiramo imbaraga tukagira icyerekezo kirambye tukamenya ko tutazatwohereza amabuye atanoze ahubwo tukano kuyatunganya ndetse nk'uko nabivuze kare tukaba twaba ihuriro ry'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri aka gace kandi atunganyije murakoze murakoze cyane icyiza cy'ibyo avuga amabuye y'agaciro turamutse tuyatunganya aho yava hose ntabwo bikwiye kuba ikibazo kubera ko nujya gukurikirana abantu bose bari mu bucuruzi bw'ayo mabuye y'agaciro cyane cyane ibi bihugu biteye imbere birirwa bidukurikirana ku mabuye y'agaciro nta mabuye y'agaciro bagira ariko bayungukamo kurusha abantu bose bayavana hehe ubwo ikinyuranyo ni ukuvuga ngo amabuye yacu tuvana muri Kongo tugeraho tukayatunganya ntihakagire asigara mu Rwanda igihe ari mu nzira azi iwacu nicyo biba bivuze gusa ariko arajya iwanyu kubera iki inzira yose agenda kuki hatagira ugira icyo avanaho ibyo biri mu yahe mategeko biri mu yihe mico byo kuvuga ngo wowe ntuzagire icyo ukora ibintu byose bizajya binyura hano hari inziraga abantu barahakoresha abo duturanye nabo ibice bya Kongo ntabwo byose duturanye nabo kuri Eastern Congo ibiva Katanga ibiva Equateur ibiva hehe ntabwo binyura hano bifite indi mipaka binyuramo cyangwa se bigenda mu ndege ariko hano mu Eastern Congo usibye n'amabuye n'abantu
barambuka bagafata indege hano bakajya iyo bajya. Ubu se tuzabuze abanyekongo cyangwa tuzabuze abantu ngo niba mushaka kujya Dubai cyangwa niba mushaka kujya Brussels cyangwa Paris or London or Washington ntimugafatire indege mu Rwanda. Abantu bareke kujya bavuga ubusa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze cyane kuduhereza uyu mwanya ngo tuganire. ni ukuduha uyu mwanya. Kuduha uyu mwanya ntabwo ari uguhereza. Ubikosore bisubiremo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze cyane kuduha uyu mwanya ngo tuganire. Njye banyita Trésor Gashonga, ndi rwiyemezamirimo ukiri mutoya, mfite company bita Inshuti Foods Limited. Inshuti ni food brand itunganya urusenda cyangwa se twongerera agaciro igihingwa cy'urusenda. Tukaba dukorana n'abahinzi basaga 100. Product zacu tukaba tuzicuruza hano mu Rwanda no mu masoko agiye atandukanye hirya no hino mu mahanga. Tukaba dufite na restaurant icuruza ama chicken wings cyangwa se inkoko ziba marinated amwe mu masauces dukora. Turabashimira cyane kubwo ama opportunities agiye atandukanye muduhereza nk'urubyiruko, ariko mu rugendo hari ibintu bigiye bitandukanye biba igicanege. Nk'urugero hari ibintu ukosore ntabwo ari uguhereza. Turabashimiye cyane kubwo amahirwe atandukanye muduhereza. Turabashimiye cyane kubwo amahirwe atandukanye muduha, ariko mu rugendo hari ibintu bigiye bitandukanye biba ari imbogamizi. Nk'urugero hari ikintu abantu bagiye batandukanye bagiye batakoringaho kijyanye na access to finance. Nk'urugero nk'urubyiruko, buri gihe iyo ushatse kugana banki ushaka inguzanyo bigiye bagusaba collateral cyangwa se ingwate. Mu by'ukuri twebwe nk'urubyiruko ntabwo tuba dufite twese ingwate. Ikindi nanone ku bagize amahirwe yo kubona ingwate ugasanga bisaba procedure nyinshi cyane, rimwe na rimwe igihe ubonye igihe baguhaye amafaranga akaza utagikeneye, atabasha kugufasha mu bintu wari ukeneye mu by'ukuri. Tukaba twabasabaga Perezida wa Repubulika yuko amabanki n'abandi bafite mu nshingano yuko batureba icyoroshye, kubera yuko ntabwo twese tugira amaloni. Urebye impact y'ibi bintu turimo tuvuga, yewe nk'urugero nk'urubyiruko, kampani yanjye ihereza akazi abantu 25, iha akazi abantu 25, ikaba inakorana n'abahinzi basaga 100, ariko bikunze ku buryo ki kubona amalons mu buryo bworoshye byajya bishoboka. Mu gihe kingana n'imyaka 3 twabasha guhereza akazi abantu twabasha guha akazi abantu basaga 500, twabasha guha akazi abantu basaga 500. Ikindi tukabasha no kuba twafasha abahinzi basaga 1000. Ikindi tukabasha no kuba twakoreza ibyo dukora mu mahanga. Ikindi, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dufite ikibazo gikomeye cyane kijyanye na packaging ku bantu bari muri business zo kongerera agaciro ibiribwa, aho usanga cyane tubwirizwa gukoresha eco-friendly packaging, ariko akenshi na kenshi ugasanga kuzibona biragoye hano. Wanazimportinga uzivanye hanze ugasanga wishyura imisoro myinshi, buryo usanga bibangamiye ubucuruzi dukora. Murakoze. Murakoze cyane Trésor. Reka twakire n'ibindi bibazo nka 2 ubundi bisubirizwe rimwe. Niba hari undi ushaka kugira icyo avuga, hano mutagira ngo nabateye umugongo rwose, namwe ndabareba. Yes. Muraho neza Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Nyakubahwa abayobozi b'igihugu, mbaje kubashimira cyane
njyewe nitwa Krista Bizumuremyi nkaba ntuye mu Bubiligi. I'm a student who's aiming for a communication degree and a bachelor's. If you allow me, I will continue in English to express myself correctly. Before I start, murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Mukasine Eliyada, ndi Nzirakurutwa mu karere ka Nyabihu. Nyakubahwa, ntewe ishema no kuba ngiye kubagezaho uburyo nakiriye impanuro mwaduhaye. Umuturage w'akarere ka Nyabihu afite aho avuye, afite n'aho ageze. Ubu ngubu umuturage wa Nyabihu abasha kuvuga Icyongereza. I can speak English. Nukuvuga ngo rero nyakubahwa impanuro mwaduhaye twazumvise zaba ico mu Kinyarwanda zaba nizo mu Cyongereza. Twiteguye kuzishyira mu ngiro. Mu by'umwihariko tugiye kwigira kugira ngo nibura turebe ko twakwihutisha iterambere ry'umuturage twirinda uwatumeneramo uwo ari we wese. Ndashimira gahunda mwashizeho yo kohereza abana mu marerero no kugaburira abana mu bigo by'amashuri. Iyo gahunda idufasha kurwanya igwingira mu bana ndetse iturinda drop out mu mashuri. Ababyeyi nabo tubona umwanya uhagije wo gukurikirana ibikorwa byacu by'iterambere. Nyakubahwa rero ndashimira by'umwihariko ibitaro bya Bigogwe mwaduhaye byaje byunganira ibitaro by'akarere byubatse mu murenge wa Shira. Ibira bitaro bya Bigogwe byakira umubare munini w'abaturage ku buryo birenze ubushobozi bw'ibyo bitaro. Nanone inyubako z'ibitaro bya Bigogwe ni iza kera. Ibitaro rero bikeneye kwagurwa, gusanwa, kongererwa ubushobozi kugira ngo umuturage abashe kugira abone serivisi zimugenerwa uko zingana kose, azibone mu gihe gito kandi heza. Yego Eliyada, Perezida wa Repubulika. murakoze cyane, namwe murasobanutse. Twibuke kurasa ku ntego kugira ngo n'abandi babone umwanya wo kubaza. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Dusabe Bernard, nkaba Nzirakurutwa mu karere ka Nyabihu. Mu by'ukuri ibyo kubashimira ni byinshi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariko reka ngaruke ku gikorwa cyiza cy'indashyikirwa mwatugejejeho nk'abanyarwanda cyo kudushyiriraho umurenge sako. Bityo ndase ku ntego mbabwira ko twanejejwe cyane na automation mwashyizeho, aho umunyarwanda nangwa se umunyamuryango atakibikuriza mu murenge we gusa, akaba abikuriza mu karere kose nyirizina kagizwe n'imirenge 12. Bityo ibyo bikaba byaradushimishijwe mu bishimirwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Sinasoza ntatanze icyifuzo. Mu by'ukuri ndabizi neza yuko mushimangira ihame ry'iterambere. Nkaba mbasaba nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'uko mwashyizeho gahunda ya automation tukaba tubikuriza mu karere, byaba byiza mudukoreye automation mu rwego rw'igihugu ku buryo umunyamuryango ava muri Nyabihu akagera Nyagatare akagera Rusizi adatwaye amafaranga mu gikapu, ahubwo agasangayo serivisi z'imari, bityo bikamworohera. Murakoze, turabashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane Bernard, icyifuzo cyawe cyumviswe. Mbere yuko tugaruka kugira ngo Minisitiri w'Ubuzima asubize ikibazo cya Eliyada, reka tubanze twerekeze muri Gakenke. Gakenke, mwiriwe neza? Muratwumva? Umwanya ni uwanyu. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Niyonizeye Salomo, nkaba ndi umwe mu baturage batujwe mu mudugudu w'icyitegererezo wa Kagano ho mu murenge wa Muzo
mu karere ka Gakenke, nkaba mpagurukijwe no kugira ngo nze kubashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariyo mpamvu nsaba abantu bari hano kugira ngo bantize amashi kugira ngo mbashimire. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubu ngubu ngewe niyo nizeye Salomo, ngewe ibyishimo birandenze kuko uyu munsi nkurikije aho nari ntuye hashira ubuzima bwanjye mu kaga. Uyu munsi nkaba naragiriwe amahirwe yo gutuzwa mu mudugudu w'ikitegererezo, nkaba ndi umwe mu baturage bangana n'imiryango 124 imaze gutuzwamo. Ariko uyu munsi ngewe kuba mpagaze ahangaha nuko bindenze, nukuvuga ngo u Rwanda rurimo rurushaho kugenda rundyohera, kuko muri imyaka 3 maze muri uyu mudugudu nibwo u Rwanda rundyoheye kurushaho, kuko indi myaka 39 namaze nayo maze ndi mu mubabaro. Ariko uyu munsi ndanezerewe kuko ndi mu mudugudu w'ikitegererezo, aho ndi kumwe n'abandi, kubwo aho narindi nsigaye ntuye ku musozi ndumwe, abandi baragiye bagenda bakahansiga kubera ko hari ibiza. Ariko uyu munsi nkaba ntuye ndi kumwe n'abandi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagushimira. Kandi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagushimira ko ubwo mukomeje gutekereza ku muturage, umudugudu dutuyemo uyu munsi ukaba uri kubakwamo n'agakiriro. Nanjye nkaba ndi kwishuri ubu ndi kwiga kugira ngo nzakoreshe imbaraga zanjye mu gihe tuzaba twamaze gutuzwamo agakiriro kamaze kuzura, nkazakoreramo ubusuderi, nanjye nkazarushaho kugumya kwiteza imbere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo navuga byinshi kuko mbivuza hari nafata ukwezi cyangwa se umwaka, kuko mu myaka 39 nari mbayeho nabi. Ibyo navuga ni byinshi cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyo nsaba Imana ikukomereze, iguhe amagara mazima kugira ngo ukomeze kuyobora u Rwanda n'abanyarwanda. Murakoze, murakarama. Murakoze cyane. Twakwakira undi muntu umwe Gakenke tukabona kugaruka. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amazina yanjye ni Mukashyaka Placide, nkaba ndi urubyiruko rwo mu karere ka Gakenke. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimira nk'urubyiruko amahirwe muhora muduha gushyiraho Youth Connect, tugaragaza ibikorwa byacu. Dufite imishinga mwadushyiriyeho n'amarushanwa y'Umurenge Kagame Cup, twese turayitabira, dukina umupira, gusiganwa ku maguru, aho ntakitwa Placide nsigaye nitwa Icyogere mu kwiruka, aho maze imyaka 4 mbuwa mbere ku rwego rw'igihugu mu gusiganwa ku maguru, ndetse imidari n'amashimwe mpora mbyakiranya kuba Perezida wa Repubulika. Bityo bikaba byaramfashije kwiteza imbere, nkaba mfite business nkora naravuye mu bushomeri. Akarere ka Gakenke dufite ikipe y'abagore, aho nanjye ndi rutahizamu nkubita shot umupira ntugaruke. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tukaba twifuza ibikorwa remezo bya siporo bidufasha gukomeza kwagura siporo zacu, cyane yuko na siporo n'ubuzima. Akarere kacu ka Gakenke karangwamo n'imisozi, aho dufite umusozi wa Kabuye. Ni umusozi mwiza cyane ugendwa na bose, cyane cyane twebwe abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tukaba twifuza abashoramari baza kuhakora ubushoramari, bikazafasha abakerarugendo ndetse natwe twese kubona aho baruhukira, kubona ibiryo bitunganyije neza, ndetse natwe abanyagakenke tugakomeza tukabona imirimo, cyane cyane natwe urubyiruko. Urakoze cyane rutahizamu. Uherutse inaha mu karere ka Gakenke ku itariki 14 z'ukwezi kwa 7 2024, mwatwemereye yuko muzagaruka tugasangira ikigage. None rutahizamu Placide, abakorerabushake twariteguye, dufite isuku, ndetse twarwanyije n'ibiyobyabwenge. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze cyane. Rutahizamu murakoze cyane, mukomerezaho n'ubutumire buriya bwamugezeho. Reka tugaruke hano muri Kigali Convention Center. Hari ikibazo kigeze kubazwa ku byerekeranye n'amabuye y'agaciro, ndetse na nyakubahwa Perezida wa Repubulika aravuga ati ntabakora muri ayo mabuye y'agaciro uretse abayobozi muri urwo rwego bahari. Hari uwashatse kugira icyo abivugaho, reka tumuhe umwanya mbere ko twakira ibisubizo ku bibazo bimaze kuba. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
amazina yanjye nitwa niyo twagira Jean Damascene nkaba mpagarariye ihuriro ry'aborozi b'inka zitanga umukamo kandi umwuga wanjye ni ubworozi. Ubwo ubona mpagaze ahangaha nkunda inka ku buryo ubu zamaze kugera mu magufwa no mu mushokoro. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi nta nka nari mfite, nta n'ikintu na kimwe nari mfite, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika nahereye ku nka imwe noroye inteza imbere. Uyu munsi ngemura litiro zisaga 100 z'amata, kandi maze koroza aborozi bagenzi banje inka 24 bose zituruka iwanje kugira ngo nabo bagire amata. Tukaba rero tubashimira mu by'ukuri amarangamutima yanjye. Nta gihugu jewe nzi kigeze gikunda, kigeze perezida akunda abaturage bacyo nk'uko akunda abana be nk'uko dukunda. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, nta gihugu nzi umuturage yigeze aryama yikangura bakamuhamagara bati ngwino uje kwakira inka Perezida wa Repubulika yaguhaye binyuze muri gahunda ya Girinka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika rero reka ngere ku cyo dukeneye. Mu by'ukuri gahunda zigenda neza mu bworozi bwacu, ariko muri iyi minsi gahunda yo guteza intanga ntabwo biri kugenda neza, kuko batubwira yuko zote ishinzwe kugira ngo irinde intanga idahari, ku buryo badusezeranije ko iyo tubajije batubwira ko hari uruganda ruzubakwa hariya mu karere ka Kayonza ruzafasha aborozi bo mu karere ka Ngoma na Kirehe no mu ntara y'Iburasirazuba. Urwo ruganda rero turacyarutegereje, ariko ntituzi ngo ruzaza ryari, ntituzi ngo ruzubakwa ryari, aborozi ntituzi ngo twakora iki. Ikindi cya kabiri ni uko twifuza ko nk'uko mu bindi bihingwa harimo nkunganire, uyu munsi imiti y'amatungo irahenze cyane ku buryo kuvuza inka ari ikibazo ku mworozi. Tukaba twifuza ko ibiciro by'imiti y'inka byagabanuka kugira ngo umworozi yibonemo. Tukaba tunifuza yuko haboneka nkunganire kuri copo ibyuma bisya bisigazwa by'imyaka, nabyo tukabibona kuri nkunganire. Tukaba dusaba yuko twabona na nkunganire ku bigega bifata amazi yo ku mazu y'aborozi, kugira ngo nabyo tubibone kuri nkunganire ya leta, ku buryo aborozi twajya tubona amazi mu gihe cy'impeshyi. Murakoze, murakarama. Murakoze cyane Jean Damascene. Abaretse kuvaho Jean Damascene, mwagaruka b'Ingoma mwakongera mukadusubirizaho amashusho. Minister wa Agriculture uri hano ari he? Ibyo bavuga urabizi? Ikibazo cyabaye kwanza warayoboye lab ni habaye iki kugira ngo murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni ikibazo yaravuze kijyanye na zote. Habaye iki? Ikibazo ndakizi, dufite ibyuma bibiri. Habaye iki bigero gutinda muri birebe? Habaye iki? Ikibazo ni iki? Ntabwo turakizana Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariko habaye iki kugira ngo binanirane? Ikibazo ni iki? Imyaka yose Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni icyuma. Habaye iki kugira ngo icyo cyuma kinanirane cyo kuba gihari? Byarakererewe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariko byakerejwe n'iki? Twari twagiteganyije mu mushinga dukoranaho na IFAD, ariko gahunda zo kukigura ziri. Imyaka ingahe? Hashize umwaka umwe urenga n'igice Nyakubahwa Perezida wa Repubulika gusa kuri uwo mushinga. Mutekereje hashize umwaka umwe gusa? Mbere hose imyaka yindi yose ntabwo mwiza mubitekereza? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tubisaba imbabazi. Okay, basi. Turaza kubishyira mu mbaraga. Turaza kugaruka no ku bindi bibazo babajije. Reka twerekeze Gisagara, hanyuma ibibazo bisubirizwe rimwe.
Abagisagara mwiriwe neza muratwumva niba mwiteguye umwanya n'uwanyu. Ndabashimiye nyakubahwa perezida wa repubulika. Nitwa Akineza Valentine, ni rwiyemezamirimo, ni umukobwa wihangiye imirimo, mwitinyuka. Uyu munsi tuvugana nsoje kwiga amashuri yisumbuye, nakomeje kwiga nkomereza mu bumenyingiro bwo gutunganya amafunguro. Maze gufata ubwo bumenyingiro bwo gutunganya amafunguro byamfashije kuba nariteje imbere. Ubu nkaba mfite resitora mu murenge wa Mamba, aho uyu munsi nkoresha abakozi 7 bahoraho, nkaba mfite n'abakozi 10 ba Nyakabyizi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, aho nakuye igitekerezo cyo kwihangira umurimo ndetse no kwiga ni mu nama nziza mutugira. Reka yaba ari Valentine n'abandi bakurikira, nyabuna turi benshi dukeneye kubaza, rasa ku ntego. Niba ari ikibazo, niba ari igitekerezo, uhita ukivuga. Murakoze cyane. Valentine, ikibazo wifuza kubaza ni ikihe cyangwa igitekerezo? Murakoze. Nitwa Akineza Valentine. Igitekerezo cyanjye ni uko urubyiruko rw'u Rwanda twihangira umurimo, ariko mu karere ka Gisagara dufite gahunda yitwa kuremera porogaramu, aho ifasha urubyiruko rutandukanye, ikaruha akarere kacu bakaduha 300,000 tukabasha kwihangira umurimo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagira ngo mbagezeho icyifuzo cyanjye nk'urubyiruko, maze kubona imbogamizi ziri mu rubyiruko rutandukanye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuko njyewe ayo mafaranga yangiriye umumaro, nagira ngo mbasabe ko gahunda yo kuremera porogaramu yagera ku rubyiruko rutandukanye rw'igihugu, aho byafasha urubyiruko rwinshi kwihangira umurimo, ndetse na ba bandi barira bavuga ko babuze igishoro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bakabasha kubona uburyo bwo kwihangira umurimo, bakava muri bwa bushomeri. Murakoze. Murakoze cyane Valentine. Twakwakira undi umwe. Gisagara, undi umwe. Mu gihe Gisagara bari gutunganya amashusho, reka tugaruke. Gisagara mu gihe muri gutunganya amashusho no kwegeranya ibibazo neza mwifuza kubaza, reka tugaruke hano. Hari uwabajije wa Ngoma, yitwa Frank, abaje kubyerekeranye no kuhira, n'ubundi turagaruka kuri mwe Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nibyo, muri Ngoma dufite umushinga wo mu cyanya cyuhirwa n'ubundi cya 22, ariko birumvikana ko nk'uko tumaze gukora gahunda yo kwagura ubuso bwuhirwa, ziriya zone zose zifite ibiyaga turashaka kuzishyiramo imbaraga. Numva rero no muri Ngoma naho hari muri korido yo mu burasirazuba, tuzakomya gukora inyigo naho tubashakira ubushobozi bwo kuhakora. Murakoze cyane. Hari ikibazo cyabajijwe cy'umuhanda wa Sake na Mugesera, Minisitiri w'ibikorwa remezo. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Frank, twamumenyesha ko hari gahunda turi gukorana n'uturere, aho tufite intego y'uko imihanda yose yo mu gihugu, cyane cyane imihanda itarajyamo kaburimbo, tuyishyiramo laterite, tukayinoza, tukayubakira inzira z'amazi, ku buryo imihanda ikoreshwa neza, umusaruro ukajya ku isoko, iby'ubworozi bigashobora kugera ku MCC, ndetse n'ubukerarugendo bukagenda neza. Tuzakorana n'akarere rero kugira ngo twumvikane uko dukora priorities n'iyo mihanda izagerwaho. Murakoze. Murakoze cyane. Reka turebe no ku mbuga nkoranyambaga.
uru ni urubuga rwacu twese nk'abanyarwanda kugira ngo twungurane ibitekerezo. Niba hari abagize ibibazo babaza cyangwa ibitekerezo bohereza ku mbuga nkoranyambaga, mwabidushyiriraho kuri izi screen, hanyuma tukabirebaho. Hari uwitwa Mukunzi Penina yanditse kuri X avuga ngo dukumbuye vibes za UCI na campaign bayobozi. Ati bayobozi, nta yindi show muri kudupangira? Abayobozi bapanga show, ibyo ari byo byose minisita utuma twishima, ugomba kutubwira niba tuzishima. Hanyuma kuri X nanone Uwimbabazi ati ndashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubwiriya mihanda y'icyatsi mwaduhaye, tuyikoreraho siporo tukabungabunga ubuzima, ni myiza cyane pe, ku buryo n'abantu basigaye bahaterera ivi. Ati mwatubabariye iriya mihanda y'icyatsi mukayikwirakwiza no mu gihugu hose koko. Kuri Facebook uwitwa Musabwa Abdul yatubwiye ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyi gahunda y'isuku ni nziza. Nkuko Kigali yacu ikeye, natwe niko dukwiriye guhora dukeye. Ubundi niki kitubuza gukaraba neza, tukambara neza, tugasa neza, ubundi tukagenda duhumura neza vraiment. Ati tureke rwose guhumura nabi muri bus, ntabwo biri smart, ntabwo twaba bakire, ntabwo twagera muri 2050 muri 2050 tutari smart. Ubwo baravuga mu Kinyarwanda ngo habwirwa benshi hakumva beneyo. Ku byerekeranye n'imihanda ya siporo, Minisiteri ya Siporo cyangwa se ibikorwa remezo, ubwo mwakunganirana mukatubwira icyo muduteganyiriza. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nibyo koko hari gahunda yo kongera iriya mihanda ya siporo. Abanyarwanda barabibonye ko twahereye Nyarutarama dukurikiza Kimihurura, ubu turi kwitegura gutangira ku Irebero n'ahandi zakomeza hagere abanyarwanda bidagadure. Murakoze. Murakoze cyane. Hari indi comment? Hari uwifuza kubaza wo muri African School of Governance, akaba yitwa Mohamed Ndanusa, twamuha umwanya. Good afternoon, Your Excellency. Ladies and gentlemen in the room, my name is Ndanusa Mohammed. I'm from Nigeria. I'm a student at African School of Governance. When the Prime Minister was making a review of economic performance in Rwanda, what struck my mind was 3 major sectors made major contribution: agriculture, industry, and service sector. Rwanda government has made frantic effort to make Rwanda a knowledge-based economy, particularly by attracting world-class institutions to Rwanda. And I think part of it is what I'm benefiting as a student of ASG. And I think that is really turning around the economy of the country. But what I want to suggest and ask the Honorable Minister for Education, if he's in the House, is English language, even though not the basics, because countries like India, China did not rely on English language to promote their business and economy, but yet English language has been seen as the language of doing business, language of communication, and language of transformation. I could observe that Rwanda still use a lot of Kinyarwanda from all through the tertiary institution, including at the universities level. I want to believe that any student in Rwanda who was privileged to attend school up to, say, senior 3, should be able to communicate in English. So I want to encourage the government of Rwanda that Rwanda is already a model to other African countries. I'm here based on relationship between Nigeria and Rwanda. Nigeria and Rwanda has a good part in supporting Rwanda in terms of education by providing technical services and education to the Rwandan government. And what I observe is to scale up this relationship, Rwanda should deliberately increase the level of use of English in education. Thank you. Murakoze cyane. Minister Mineduc, umwanya n'uwanyu kugira ngo mugire icyo mubivugaho. Murakoze nyakubahwa Perezida. Amunyemereye ubwo namusubiza mu Cyongereza kugira ngo yumve.
Thank you very much for the question you just asked regarding the English proficiency within our education system. It is true that we need to improve the English proficiency, starting with the educators themselves and also increasing the use of the language in the schools themselves. So we have actually established a program that's starting this year that's going to train all teachers, all of them, in increasing the English proficiency. We expect to see the English proficiency rise to the level of B2, which is the required level to be able to instruct in that language. So that is a known problem that we are working on, and we hope that this training, which is provided by the government of Rwanda to all teachers, in partnership with the World Bank and the MasterCard Foundation, and that's going to raise the level of English, and hopefully in the next couple of years, it will translate to the increase of English competency within our students themselves. So thank you very much. I think the Minister of Education has given a very good answer. I just want to inform you that I think it is generally a language problem. We even have Kinyarwanda proficiency. So even for Kinyarwanda, you might have heard we are struggling here. People say anything they want. So, but we'll go with the Minister of Education and the very good answer he has given. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mubitwemereye twahinira aha tugasubiza umwanya Michel, ariko mbere yaho hari ikibazo umuntu yigeze kubaza kijyanye yatubwiye ko afite uruganda rukora rusenda, avuga ikibazo cya packaging n'igiciro cy'ubwikorezi gihenze. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda, niba hari icyo mwamusubiza mbere yuko duhinira. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo cya packaging ku bicuruzwa bikorerwa mu Rwanda bidafite ikindi byakoresha dukorana na Rema tukabikemura. Ndagira ngo icyo kibazo cye tuzagikurikirane. Dufite na team twashyizeho. Murakoze. Murakoze cyane Michel, umwanya n'uwanyu mbere yuko tusoza inama. Murakoze Sandrine, ikiganiro cyacu natwe cyari cyasoje nkuko nari nabivuze kare, nagira ngo nongere mbyibutse, cyari kigamije kwiga ku iterambere ry'ubukungu rirambye, cyane cyane hashingiwe ku ruhare rw'inzego za leta zitandukanye n'abikorera. Numva rero nkuko twabyumvise, hari abajene benshi bafite business ntoya zishakisha cash nkuko Minister Telesfo yabitubwiye. Turakomeza gushyira hamwe dufatanye kugira ngo dukomeze kwiyubakira igihugu cyiza gifite iterambere rirambye. Numva twahinira natwe. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banyacyubahiro mwese banyarwanda, turabashimiye kuba mwaduteze amatwi. Murakoze. Murakoze cyane. Nkuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabitubwiye, kwigira niyo ntego, niwo mugambi, nizo nshingano twese dufite. Tugiye kuva hano dusubire mu mirimo yacu ya buri munsi, ariko nyamuneka ibyo twaganiriye ntibibe amasigara cyicaro. Buri wese aho ajya mu byabamo tugende dutekereza tuti ese ibyo nkora birazana ibisubizo ku banyarwanda cyangwa biradusubiza inyuma. Ngira nkugire rero dufatane mu kiganza, duhuze imbaraga, dukomeze kwiyubakira u Rwanda twifuza. Mwakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mbibutse kandi ko ejo tuzongera guhurira hano dukomeze kungurana ibitekerezo no kwiyubakira igihugu.
nk'uko rero mwabikurikiye naha umunsi wa mbere w'inama y'igihugu y'umushyikirano isorejwe aho rero yanatangijwe na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame watangiye agaruka ku kwigira kw'abanyarwanda. Adams. Yego, usibye kugaruka ku kwigira kw'abanyarwanda yanagarutse no ku nshingano z'abayobozi ndetse no kuzibazwa mu gihe batazujuje. Gloria, nibyo si byo byonyine kuko yakomoje no ku mutekano mu karere, agaruka ku kibazo cya Kongo, avuga ati iki ni ikibazo cyabo kuko abanyarwanda twe dufite umurongo turiho kandi dukomeje urugendo. Yego, yanagarutse no ku ruhare rw'umuryango mpuzamahanga witarutse nkana iby'iki kibazo ukategeka ku Rwanda ndetse ukirengagiza ikibazo umutwe wa FDLR uteza haba ku mutekano w'u Rwanda, aho bakomeje bavuga ko bashaje nyamara birengagije ko hari abato babo bakomeza gushyirwamo iyo ngengabitekerezo ya jenoside. Yego, Adams yanashimye aho u Rwanda rugeze. Hari ibipimo nyakubahwa minisitiri w'intebe yagiye yerekana n'intambwe yatewe, ariko aravuga ati urugendo ruracyari rurerure, ntabwo dukwiriye kwirara. Gloria, usibye izo mbwirwaruhame zavugiwe hano muri iyi nama y'igihugu y'umushyikirano, hari n'ikiganiro kimaze gutambuka cyagarukaga by'umwihariko ku gusigasira ibyagezweho mu buryo burambye. Yego, cyane cyane aha bibandaga ku bijyanye n'ubukungu burambye mu nzego zitandukanye, haba mu buhinzi, haba mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'izindi nzego zitandukanye. Gloria, ni twasoza tutavuze ko muri